bandebera mu isura y'ukuntu twakubiswe twazizengeye, yareba umupira nambaye agahita avuga tuyu mujama ubaramenya gutera ipasi y'umuriro. Twe twambaye udukanzu turi abahungu, mama yarabuze icyerekezo cy'amapantaro, twasengeye ariko avuga ngo ndi Uwiteka nzabambika. Ndashimira Imana ifite sitoke y'imyenda. Ngiye nateye ipasi, Imana iravuga ipasi, Imana iravuga ngo ndi Uwiteka, ndirahiye nzagutuza i Kigali. Ndakababwira, reka nkababwira ukuntu byagenze. Nawe ntukajya mu nzu y'Imana ngo mve ngo wapfuye, ngo washyize, ngo byarangiye, ngo nta butabazi, ngo nta nzira. Imana ifite inzira zirenga ibihumbi itaranyuzamo ubutabazi kugira ngo nawe kugirire neza. Igice cyawo cya 4 turasoma ku murongo wa 14 wonyine gusa. Niturangiza dusome ku gice cyawo cya 9, naho dusoma umurongo umwe wa mbere gusa. Ubundi tuze gufata umwanya tuganira umwanya mutoya, ubundi tuze kuramo icyifuzo dusenge Imana idanugisha mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuze ngo kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabaza abayuda gutabagwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'inzu ya so bazarimbuka. Hari cyakwimitse ngo ube umwamikazi no kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Amen. 9 ndamburaho gatoya tujye ku 9 igice cya 9 murongo wa mbere. Ijambo rivuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, abayuda baba aribo bagirira abanzi babo, bagirira ububasha ku banzi babo. Amen. None muranyemerera muze gufunga Bibiliya, ubundi muniza amaso n'amatwi muri aka karima ka Yesu, nze gukoresha umwanya nk'uko ngufite, nze kureba ko mubyize ndaza kubicyura. Imana idanugisha mu izina rya Yesu. Nzafata ibimugisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera, nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga barabizi, n'ejo bundi yaraturamiye dushirimo. Haleluya, haleluya. Reka manze mbibwire ku bantu baje nyuma namaze kwivuga. Nitwa Moyize, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3, dutuye Nyanza ya Kicukiro. Nkaba ndi umukristo wa hano seje mu hano, ndi umukristo waho. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Njya kuza madamu yambwiye ngo mbasuhuze, nago twabaje kuzana, yateraniye kuri ADPR Karembure, yambwiye ngo mbasuhuze mwakinashyize mu izina rya Yesu. Ndashimira abayobozi b'icyumba batugira icyizere cyo kuduha agatuti uyu munsi kugira ngo tuze kuvuga nkuru za Yesu. Imana ibahereze umugisha. Namwe abakristo ndabashimira kuko mwemeye kuza kubana natwe, mukemera gusiga ibyanyu mukaza gusenga. Gusenga ni ibintu dukora bitagaragara, ariko bijya bigaragara iyo Imana yitamuriye mu gicuku cya nyuma, abantu bakabona ko twasenze. Gusenga ni ibintu dukora duterateranya amagambo gusa, tukibaza amagambo duterateranya niba azavamo ikintu gifatika, ariko ndashimira Imana ko ibyo ngibyo tuvuga duterateranya, Imana yikuramo ikintu kigaragara kandi kikagaragara amaso ya buri wese. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu. Turashimira Imana yaturamiye mu gihe cyashize. Twabonye neza y'Imana kuva mu kwa mbere. Kuva mu kwa mbere twabonye neza y'Imana, tugeze mu kwa 12. Ntabwo ari imbaraga zawe zakurinze, ni imbaraga zisumba bingahe byose.
rero kuba wicaye aha ngaho utari se hashika umve ko Imana yatanze ingabo nyinshi zigapfa. Rero ngewe ndashimira Imana ko aka gatuti sinjya nkamenyera, wa mugani wa mushiki wacu bivuze ntago njya nkamenyera. Wapi aka ntago njya nkamenyera. Aha dushobozwa na Kristo utanga imbaraga wenyine gusa, niwe utuma tuhahagarara. Igihe uzahaza ukumva yuko ari uzi kuvuga gusa, ukabuzi ko uzi kuririmba neza, ukabuzi wapi uzaba wabyishe. Bibiliya iravuga ngo hari 7,000 bitagize ute bitarapfukamira abayari. Niba Imana ikugira icyizere ikakagutiza gake, ndashimira Yesu. Imana ibahereza umugisha. Ndashimira Imana ko itubesheje hano i Kigali. Nahaje bitoroshye kurenga Nyabarongo ebyiri garenga n'ishyamba rya Nyungwe. Moshere ntabwo ari imbaraga za Moyize cyangwa iz'ibirayi cyangwa iz'ibijumba bya Mukamanzi na Sebarenzi. Wapi nge nateye ipasi, Imana iravuga ipasi, Imana iravuga ngo nduwiteka ndirahe nzagutuza i Kigali. Ndakababwira, reka nkababwira ukuntu byagenze. Nawe nukajya mu nzu y'Imana ngo umve ngo wapfuye, ngo washize, ngo byarangiye, ngo nta butabazi, ngo nta nzira. Imana ifite inzira zirenga 1000 itaranyuzamo ubutabazi kugira ngo nayo kugirire neza. Aka nigize nkavuga hano kera nyine gipasi twakoze igiterane, nge nasengeraga muri paruwase yantu bita Ingange, ni muri Nyamasheke niho mu rugo no tuvuka. Twavutse nyine bikomeye, turi abana 5, mama amaze 13 ataratubona. Ariko turashimira Imana ko uyu munsi muri 5 bose turiho, 2 nabavuga butumwa, umwe ni Moyize, undi ni Petit Frere nkurikira abana mu Gatenga. Noneho mukuru wacu uwifura kwa mama ni umukobwa, ni umudogiteri, umukurikira n'umuhanzi muramuzi nawe n'uwana ariko asiga bibutare. Uwanyuma n'umusirikari. Umukecuru baba wenyine gusa mu rugo. Turashimira Yesu wamwiciye umwaku. Rero kuntu byagenze njya kuva Cyangugu twakoze igiterane. Noneho tumaze gukora igiterane, hari umupasiteri wayoboraga hano nasengeraga. Nari narihaye ndabyita ngo mbizi mu Gifaransa initiative, babyita ngo iki mu Kinyarwanda initiative. Aha yes, gutyo mu byumvise. Noneho ndavuga ati ngewe buri wa gatandatu ni mugoroba nzajya njya kumuterera ipasi ajye mu materaniro, dore mu materaniro mbona ameze neza nk'umuntu w'umushumba. Kandi ngewe nta myenda nageraga nateraga. Ndashimira Yesu ujya wambika. Twe twambaye udukanzu turi abahungu, mama yarabuze icyerekezo cy'amapantaro, twasengeye ariko avuga ngo nduwiteka nzabambika. Ndashimira Imana ifite sitoke y'imyenda. Nkajya muterera ipasi ku isabato no ku cyumweru akajya amatana ameze neza. Noneho dukoze igiterane, haza abavuga butumwa bavuye hano i Kigali. Harimo bitaga Diodone wakoraga muri ADPR mu cyicaro cyo gihe, niwe bari batumiye nk'umugisha mukuru. Noneho harimo abahanzi, harimo wo mu Gatenga n'undi umwe witaga bamwitaga Gisirimba Jean Marie. Noneho baraza babajyana kurara kuri paruwasi mu macumbi y'itorero. Noneho mu gitondo baza gutira ipasi mu rugo kuri paruwasi ngo bajye guterera abashyitsi. Ipasi barayijyana. Noneho njye mu gitondo njya kuzana ipasi ngo nerere mushumba tujyane mu giterane. Ipasi ngiye kuyizana barambwira ngo igihe wayizanaga umuro wahise ugenda ntabwo twateye. Ndababwira ati mwayimaye nkabaterera ko mbishobora. Bandebera mu isura y'ukuntu twakubiswe twazezengeye, yareba umupira nambaye agahita avuga ati uyu mujama ubaramenya gutera ipasi y'umuriro. Bagahita babona yuko ndayitwika nkayirangiza. Noneho umwe arangiye arambaza ati Moyize uzi gutera ipasi y'umuriro? Ndavuga ati ndabizi. Yarongeye ngo y'umuriro uzi kuyiteresha. Abarayimaye mba ndayicometse. Ndangije mba nongereye ka kantu k'umuriro. Aravuga ati ndabona shobora kuba bizi. Arambwira ngo ngware y'amashati ndayamanura. Neri shati ya mbere nyitera neza. Ndangije ndagafata ndakamwereka, turabona atari sawa, ati ni sawa. Ndayimanika. Amashati 3 ndayatera yabo ko ari 3. Barambwira ngo amakositimu ngari ya muri kava. Ndayakuramo ndayatera yose. Maze kuyatera nditahira
ipasi ndayijyanira pasiteri. Tuyisuye mu giterane, none Diyodoni wigishije igiterane arangije arambwira ati Moyize, cyagiye wateraga ipasi mu gitondo, ijwi ryamanukiye muri nge rivugana nanjye, rirambwira ngo uri umukozi w'Imana. Ati none Imana byayikoze ku mutima, yamaze gusinya urwandiko ruvuga ngo ugiye kwimuka Icyangugu uture Kigali. Ndagije ndamubaza bizagenda bite ku Kigali nahazi, nta grand frère na petit frère na mama na papa, nzabigenza gute? Arambwira ngo mereza nimero, ejo mu gitondo nzagusobanura ukuntu uzazamuka. Nimero ndazimuha, ageze hano Kigali amamagara, arambwira ngo ngewe Uwiteka yavuganye nanjye, arambwira ngo uri umuvuga butumwa, arambwira ngo ugomba kuzamuka ukajya gukora umurimo i Kigali. Ndamubwira ati nzaza gute nyene mbinsobanurire. Arambwira ngo uzazamuka ku buryo kuwa gatanu uziyaranje kuburi i Kigali, kuwa gatanu avamidi uzigisha kanserege kuri ADPR. Niko Imana yambwiye, yabimbwiraga, yambwira kanserege ngahita ngira ngo ni muri New York bavuze. Hanyaza kanserege iyo zina ngabyari. Noneho arambwira ngo nyuma ya saa sita uze tuza kwigisha robot hari yarukiri yakabiri kuri Godiyari ugira Remera, niho uzansanga saa 8. Nuhagera nzaba naguteguriye intebe nk'umutumishi. Nahageze saa 8 mvuye kanserege, masanga arimo kwigisha uwo bita Steri wo mu Gatsata, yo buri kimwe cyo mu Gatsata. Sanga icyumba kimejeje neza gose, fatira muri ayo mavuta ndigisha. Diyodoni arangije arambwira ngo dutashye, arambwira ngo mbonye ko Imana itabeshya, ati guhera uyu munsi Imana izabana nayo mu mujyi wa Kigali. Arambwira ngo dushobora no kutazongera kubonana, ariko yavuganye nanjye niyo kwizego, ibyo yavuze no kubikora izagira ute, izabikora. Ndashimira Imana ko uyu munsi ndi i Kigali. Twongeye kubonana 2017 nagiye kwigisha Gisenyi Karumeli, niho yarasengera yararimutse aragiye Gisenyi. Narayiwe uwo munsi nagiye Karumeli, arangije arambaza ati Moyize ni wowe na hano uri uva Icyangugu? Icyo gihe nagiyeyo nambaye costume umeze neza, ameze nk'umusirimu, none uvuye i Kigali. Arangije arambwira ngo uzagaruka hano wigisha iminsi 3 Karumeli, uzanye invitation uje kudutumira. Nasubiye bwa kabiri ngiye kwigishayo, ubwo icyo gihe yari umudiyakoni aho ngaho. Ariko ndashimira Imana, ndangije mba invitation, ndangije 2017 ndagaruka ngo ubukwe hano. Ndashimira Imana ko tubyaye, dufite abana beza, bakobwa beza n'umusore mwiza. Ndabishimira Yesu. Nako kantu k'ipasi nari mbabwiye, ibindi reka mbikupe mbyihorere, tuzabisubiramo ubutaha nigishe. Imana ihereze umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Ariko nta jambo Imana ivuga ngo rigere gute. Niyo mpamvu nasomye ejo bundi muri Bibiliya, nigize nabibabwira, bavuga ngo Imana ibaza Yeremiya ngo uruziki, yaramaze ngo Yeremiya uruziki. Yeremiya ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Iramaza ngo wayibonye ko ari inkoni n'umurinzi? Ati nayibonye ni inkoni n'umurinzi. Iramubwira ngo gucyo bireba, gucyo byitegereza, ndiko ngiye Uwiteka. Ntabwo Imana ikurinda wowe, ntabwo Imana irinda Moyize neva, ntabwo Imana irinda mwarimu Jane, yarinda Fabrice gute? Iri ni ijambo riri muri Moyize. Moyize agaprofitira mu ijambo, bakagusora mu nzu, ijambo rikavuga ngo nduwiteka navuganye nako nzaguha inzu. Bakaguha preve ukayisiga ku meza, ijambo rikavuga ngo nduwiteka nzagutuzanya Rutarama. Naze ijambo rivuga ngo Imana ibatabare by'umwihariko, ibatabare by'umwihariko. None se wagize ngo itabara kira kirema cyari ku rusengero rw'irembo rw'urusengero rwitwa Giza. Petero nayo hano ngo barahageze, ngo barakitegereza, ngo barakireba. Petero abwira Yohana ngo ariko ubundi turi kwinjira mu rusengero tugiye kugira gute? Ateje ubundi turi mu cyumba cyo hejuru, nta bintu byadufashe, tukumva bihereye mu marenge bikazamuka. Ati tugiye mu rusengero kugira gute? Petero ngo yegera ikirema, asife Yesu, ngo arakibwira tumva wakirema, kuko yeka bakakuzana nta ruhare tubifiteho. Akibwira ati kindi, izahabu n'ifeza wari utegereje kuri twe ntabyo dufite, ikimenyimenye n'amakofi twayasize. Barakibwira atariko udutumbire, ngo ikirema kibarebe. Kiravuga ati aba bahungu se
bambwiye ngo mbatumbire, bambwiye ngo ifeza n'izabo nabyo bafite, ikintu bafite ni ikimeze gute. Mbibutse ko uyu muhungu bamuhekaga mu gitondo bamuzanye ku rusengero, saa 11 bakaza kumucyura, amateraniro ashojesheje bakaza kumuheka. Kandi mbibutse yuko yarabishyuraga, yabaga yasabye, yagombaga kwishyura. Ariko ngo Petero aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Aravuga ati ikintu bafite ni kimeze ute. Petero aramubwira ngo ikintu dufite, twakirariye amajoro, twagiye ibyumba mu mazi, twagiye Kadeshi, twiriwe Sejemu kuwa 4, kuwa 5 tuzi ijoro ry'impinduka. Ati twararimbye muri Gosheni, turirimba muri Nayoti. Ikintu dufite ntabwo twagitanga gutya gusa, biragusaba ko waguka ibitekerezo. Haleluya! Ukamenya ko hejuru y'imbaraga zitanga guhora usabiriza hari imbaraga zakwimura kuri icyo cyiciro zikagushyira ku cyiciro cyo gutanga. Ntukajye urebera Imana muri dodo, hari imbaraga zituma urenga urwo rwego. Petero arangije aravuga ati uyu muhungu ndabona urwego agezeho, yagutse mu bitekerezo, yamenye ko imbaraga dufite ziruta ibyo akeneye, ziruta ibyo yasabaga. Ati none ndabona tugiye kumuhagurutsa. Ngo Petero aramusingira, ngo amufata ukuboko, aramubwira ati n'ubundi ntabwo bari mu rusengero babimenya ko wakiriye aha. Ngo barangije bamufata ukuboko, ngo bamwinjiza mu rusengero. Baravuga ati abavuze bari mu rusengero, abakugwanyije bari mu rusengero. Baravuga ati n'ubundi abavuze ko bitazemera bari mu rusengero. Ati twinjire. Ngo bamugirije mu rusengero, ngo abantu bamukubita amaso, ngo babona ari hagati ya Petero na Yohana. Baravuga ati ari ku isi wa muntu wicaraga ku irembo. Umva itangazo sha, tapito kilele. Wowe Imana ifite gahunda yo kukugezaho yagambiriye kukugeza. N'ubundi abantu aho bakubariye kugera waraharenze, waharenze bahari. Ibwira kuri ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, inzugi z'imiringa zazimena. Ndashimira Imana kwege tugenda imbere. Bareke bavuge bari inyuma, kuvuga n'undi bari inyuma, ntabwo bakujya imbere. Uri imbere yacu ni umugabo ukomeye. Dushimira Imana itagiye yumva amagambo. Abari bazi ko byarangiye, uyu munsi Imana ifite gahunda yo kubitangiza. Bigize babwira mama ngo izongegera ubyaye, ngo uzazihekanye uzisubize iwanyu. Ariko turashimira Imana. Bazongera babivuge se. Nibongera babivuge. Noneho tugiye no kumwimura rero sasa. Naze undi Fabrice Nkorubukwe ni wabaye pariyani wanjye. Arabizi uko byagenze, arabizi uko nakoze Kigali ku bwari mumeze. Ariko ndashimira Imana igira umuntu umugabo baravuze ngo nibizemera. Gutinda bavuga ngo nibintu uzabyara, uzamuheka umuhekere mu maso yabo. Uzacuruza ucururiza imbere yabo, bajye baza kuguhahira. Nubwo utinze ku musozi muri karitsiye bakaba bazi yuko ari wowe ugura dodo za senkani, ubunyobwa bwa senkani, indagara z'ijana. Ariko iyeri ishobora byose igiye kuzahindura amateka, igutabare by'umwihariko. Kandi Imana igutabarira aho wasebeye, irakujyana Nyarutarama n'ibandi bakuze. Yagutabariye Rwamara wakubitiwe, aho bavuze ngo nibizemera, Imana ikabukora bareba. Irakujyana mu Ruhengeri n'indi ukuziyo. Wakubitiwe hano Sejemu tukureba, yakurengereye hano Sejemu. Yobu baramusetse, bagera ku rwego inshuti ze zimuva zimushiraho. Berudadi Zofari baramubwira ati Yobu, amagambo wari ufite komeza abantu ntayo ujya ufite, ibyaha wakoze nibyo bitumye ugeze ku rwego wicaye mu ivu ukaba uri kwishimisha.
n'umugore aramubwira ati yobu ndabizi neza yuko rwose ngenda gukunda uramutse upfuye abahamba rwose ntibajya babura nge nzaguhambisha atari ko n'umuntu uri kwandavura ubusa uri gusebera ubusa ati byiza nuko waca ukagenda aramubwira ngo ntago twakwakira ibyiza bivuye mu koko kw'Imana ngo ibi bintu biza tubikwepe aramubwira ngo ubaye umugore mwe mu bagore b'abapfapfa aramubwira ngo ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ariho tamaherezo ndabizi ko azahagarara ku bicu atamaso yanje niyazamureba sa yundi nayanjye azamureba ngo yo basuhuza umutima aravuga ati cyama iyi Mana nkayireba nayibaza Imana isibuka kwayo iramaze ati yo njyewe Uwiteka mubajije wasubiza tikenyera kigabo tuvugana iramubaza ngo ndeme ijuru n'isi amaguru y'isi biri he aturabizi yo bati n'inzu yanjye bubatse ntago nzi imisingi aho bayihereye ati ndamenye ijuru n'isi ngo amaguru yafashe iramubaza ngo none se kuza amategeko yo buri joro ayazi yo butabe na mwidugudu mu isibo ntayo namenya iramubaza ngo none se kuva ngo abana baragiye barapfuye barashize uko amagufa y'umwana ateranira mu nda ya nyina urabizi niba ubizi ngaho subiza yo baravuga ati hagaragara byananiye ahatagaragara ndarebesha yiki ibibazo byose Imana yabajije Yobu nta na kimwe yasubije ariko ageze 42 asifiwe yanditse ijambo nakunze aravuga ngo menya ko ushobora byose aravuga ngo ibyawe twajyaga tubyumvisa amatwi bakavuga ngo uri Imana itanga gushaka umuntu akambara ikanzu ati none igendera Uwite turabibonye uri Imana ngo Moridekayi ngo amenya amakuru yuko Hamani umwami yamukujije amurutisha bagenzi be bose ngo arangije amuhereza ikintu bita ubutware bw'uko abandi bose bakorana bagomba kuzajya bagera imbere ye barangiza ngo bagapfukama ngo noneho ngo Hamani atambuka umunsi wa mbere ngo agize imbere ya Moridekayi asife Yesu abavuganye n'Imana haleluya ngo arangije Moridekayi ngo arahagarara aravuga ati Imana y'iwacu niyo yonyine yo gupfukamirwa niyo yonyine yo kurambararirwa niyo yonyine duhereza icyubahiro atuyunguye natambuka agenda ngo abikora rimwe abikora kabiri ngo Hamani ngo uburakari buramufata ngo arangije aravuga ati uyu muhungu ngomba kuzamukuraho n'abayuda bose ngo yandika inzandiko ngo azikwiza igihugu cyose zo kurimbura abayuda ngo arangije ariko ndashimira Imana reka bazandike bazimanike hose bajyane Nyabugogo bajyane Remera bajyane muri gare Kimironko ariko Imana nihindura amateka abazimanitse nibo bazasubira kuzimanura na wakura cyamunara atayimanitse cyamunara ikugwa n'umuntu wayimanitse iby'Imana ikora nanuwa ari kwicyo nzi kw'iby'Imana ari byo nkwiriye gukora ari kwicyo kw'iby'Imana ari byo nkwiriye ngo inzandiko Moridekayi amenya ko zamanitswe arangije aravuga ati ibi ngibi birakaze ngo arangije aravuga ati ngewe ibintu by'ibyuharo ndabirambitse ngo yikuramo imyenda yose ngo ajya mu marembo y'ibwami ngo yambara ibigunira ngo arangije yirambarara hasi yinginga Imana ngo barangije ngo abaje ba Esiteri ngo barangije baramubona n'abagaragu ba Esiteri ngo baramubona baravuga ati ni ibiki byabaye kuri se wabo wa Esiteri umwamikazi ngo barangije ngo bagenda kwibwira Esiteri ngo babibwire Esiteri ngo Esiteri arababara genda karamwica aravuga ati umuntu uzabyumva umuntu uzumva iyi nkuru yuko data wacu yicaye mu marembo hasi yambaye n'ibigunira azabyumva gute ndi ku ntebe y'ubwamikazi ngo afata imyenda arayibahereza ngo bashyire Moridekayi ngo bageze mu marembo aho Moridekayi yarari ngo bayimuhereze ngo arangije arababwira ngo igihe turimo asifiwe arababwira ngo igihe turimo ntabwo ari cyo kwambara arababwira ati igihe turimo akabunga twakaritse
umuceri twawubitse, kwambara amakositimu twabiretse. Ati iki ni igihe cyo kwinginga ishobora byose kugira ngo irengere abayuda. Ngo barangije bayisubiza Esiteri. Ngo Esiteri arababwira ngo nimugende mumumbarize ikintu cyabaye. Ngo barangije ngo araza Moridekayi ahita babwira inzandiko zose zanditswe zo kurimbura abayuda, babibwira Esiteri. Ngo Esiteri abyumve, agira agahinda, aravuga ati none se iki kibazo ko kitubayeho mu gihe maze iminsi 30 ngewe nabonana n'umwami, kandi igihe ndimo sikinyemerera kujya mu nzu umwami arimo, nindamuka ngiye azanyica. Ariko aravuga ati hejuru y'ibyo byose, haleluya, hejuru yo kunyica hari Imana ikiza. Aravuga ati hejuru yo kunyica hari Imana ifata imbaraga zose zitugwanya. Ngo ahita atuma kuri Moridekayi, aramubwira ngo teranya abayuda bose bari Shushani, musenga amasengesho y'iminsi ngahe 3, nanjye n'abaje banjye n'abagaragu tugiye kubikorera ibwami. Ubundi nyuma y'iminsi 3 nzambara imyenda y'ubwami kasi, njye kubonana n'umwami ngira icyo namwisabira. Amasengesho barayakora. Ngo nyuma y'iminsi 3 ngo Esiteri ngo afata imyenda, ngo arangije ngo arayambara. Munyikirize amen. Ngo amaze kwambara imyenda, ngo aravuga ati kama mbaye, niba ari ugupfa ndapfa, niba ari ugukira ndakira, ndagiye. Ngo abaragiye yinjira aho umwami ngo yarari. Ngo akimara kuhagera, ngo umwami amwitegereze, aramubaza ngo umwami kaze Esiteri urashaka iki? Ngo arangije ngo amutunga inkoni, aravuga ati yifate ku gasongero kayo. Ngo Esiteri ngo arayifata, ngo bisobanuye ngo ubayeho ntabwo upfuye, ndashimira Imana yo twageze imbere yayo, ntabwo tuwapfira, yo twageze imbere yayo turakirira kubera imbaraga z'amasengesho. Arangije amubaza ikibazo nakunze, aramubwira ati mwami kazi Esiteri urashaka iki? Nubwo wansaba umugabane w'igihugu cyanjye, ngiye umwami shingiye ku rukundo dufitanye nawe gusinyira nko guhereza. Esiteri aramubwira atoya, icyo ngusaba ntabwo nyigusaba none aha ngaha, ahubwo ndashaka yuko wowe mwami na Esiteri na Hamani mbakeneye mu nyerejo, ngiye kuyibategurira, ndabakeneye. Mwama aravuga ati buse kintu gitumye atambwira iki kintu akamubwira ngo dukeneye ejo ni igiki? Aravuga ati nta kibazo. Arangije Hamani ngo arataha, na Moridekayi aragenda, n'umwami asigaraho, na Esiteri aragenda. Ngo noneho ngo Hamani ngo ataha anezerewe. Ngo ageze mu rugo asanga umugore we, aramubwira ati sheri urabizi akantu kambayeho? Ati hari akantu keza kambayeho. Ati ngewe n'umwami Ahasuwerusi ni twebwe umwami kazi Esiteri atoranijemo ko tuza kubana nawe mu nkera. Arangije aravuga ati ariko nubwo yabimbwiye bwe bwose ndumva nishimye nyibona kiriya kiyuda ku irembo, reka mubwire ngo nubwo utinze ku irembo ikuburanira igiye kubuza. Ati nyimubona ku marembo nta byishimo ufite. Aramubwira ati rero reka tugire inama, ati reka dushinga igiti cya mikono 50, metero 50. Nurangiza nimugera mu nkera uraprofitiramo guhita umusaba Moridekayi, nurangiza umuzane duhite tumumanikayo, uburakari bwe wenda turebe ko wakongera kwishima. Munyikiriza haleluya, munyikiriza haleluya. Birambwira ngo muri iryo joro, muri gatandatu, ngo muri iryo joro ngo umwami agira ute abura ibitotsi. Arababwira ati munzanire igitabo cy'ubucura bwenge. Iri joro ry'uyu munsi ku wa 4 hagiriye abantu babura ibitotsi ku bwawe. Nangiza avuga ati kuncurangira mu bihagarike, kuririmba mu bireke, ayo mafiriti muyareke, munzanire igitabo cy'ubucura bwenge soma. Ngo igitabo barakizana, ngo umwami arangije arakirambura ngo arasoma. Haravuga ati ndabona imihanda Kicukiro yarakozwe, ati Nyabugogo gari bagiye kuyubaka, ati ndabona mu Gatsata rwose binari sawa, ati naseje mu rusengero barimo kugubaka rigiye kuzana. Ageze ahantu aravuga ati we arasoma. Umugabo bita Moridekayi
wareze inkone ebyiri zarindaga irembo Bigitani na Tereshi ngo zari zigiye kwica umwami. Imana ati fungira fira aho ngaho niho nashakaga. Tinako konyine nari nyeneyemo. Ahita hamagara arabaza ati nimuze hano, uyu muhungu usomye muri iki gitabo bita Moridekayi wareze inkone ebyiri zarindaga irembo Bigitani na Tereshi bari bagiye kwica umwami, hari ishimwe mwamenyera baba baramuhereje bamwitura ibyo. Umwe ashyira agatoki hejuru aravuga ati ariko umwami utijijishije wahabwa ishimwe ukaguma kukinga porotayi, wahabwa ishimwe ukakomeza kwikorera agataro Nyabugogo, wahabwa ishimwe ukaguma kwambara bodaboda zikusha umuyaga, wahabwa ishimwe ukaguma kwambara musazi abandi bambaye superi. Munyikirize haleluya. Baramubwira ati mwami waba uri kwijijisha cyane kuko uramuzi uhora umunyuraho ku irembo, tinashimwe yahawe. Mwami arabaza ati mundebere umuntu uri mu gikari, timumundebere. Baba barasimbutse barebeyo basanga n'umugabo bita Hamani. Mwami ati nimumunzanire. Imana yari yaje. Hamani baramuzana bamukubita imbere y'umwami. Umwami ijambo rya mbere aramubaza ati umuntu umwami akunze kuba bamugenza bate? Umuhungu aravuga ati kose ko mbizi ko amapeti yose arayangi bwami, ati ubu hari undi muntu waba unduta. Nubwo waruzi yuko nubwo bari bazi yuko baturi hejuru kubera gutindana na Yesu, Imana igiye kunyuranya amaboko. Hamani ngo arangije aravuga ati ndabizi neza ko nta wundi unduta. Ngo ahita yivuga utuntu twiza aravuga ngo umuntu umwami akunze kuba, icyambere bazana ifarashi umwami agenderaho, barangiza bakazana impeta y'umwami, barangiza bakazana imyenda umwami yambara, barangiza bakabimushyiramo nibarekeraho, bagahita bamutambagiza umugabo wose baririmba ati ubu umwami akunze kubaha dore ko bazajya bagira ute. Uwo mwanya paje ya Moridekayi wibereye ku irembo marayika yahageze yamaze kuyubura. Hamani nawe dosiye yiwe bamaze kuyubika. Asuwerusi nawe paje ye mu mutwe Imana yamaze gufata akabutira gakaraga iramubwira ati Moridekayi uba amateka yagiye guhinduka. Ahita abwira Hamani aramubwira ati ibyo byose uvuze udakuyeho n'agapuwe na kamwe buretse bazubake badakuyeho na fondasiyo badakuyeho na porotayi tugiye kuzazinjiramo kuko twasenze ivugana natwe ko izaduha amazu. Koko iki aramubwira ati udakuyeho n'agapuwe na kamwe nayo utayikuyeho genda ufatire uriya muhungu bita Moridekayi. Hamani ati sorry, ati parido, ati bigenze bite se? Ati mwami ntabwo mwibeshye. Koko iki bagiye kuzakubaza ati hajye ubundi iwanyu munaruga, ati riduka urikuye tese iwanyu hari umuntu ujya mu bapfumu cyangwa epfiri hamwe bavuze. Aramubwira ati ibyo byose uvuze ntago nisubiraho, ijambo ninjye urisohoye, genda ufata uriya mu Yuda bita Moridekayi ku marembo ubimukorere byose. Ariko twakomeye Imana amashyi tukayishimira ko ari Imana igihindura amateka. Ngo ageze kuri Moridekayi umwe wahageraga bagahita bazimanura bakazifunga neza, ngo asanga Moridekayi Rodipa hano yiyicariye ku marembo. Avuga ati n'ubundi Yesu reka murindirire hano ntago namenye isaha azazira. Hamani ngo hagere aza ameze nk'umuntu bamaze kudubika muri Nyabarongo. Ngo hageze aramubwira ati banyakubahwa. Moridekayi amwitegereza ngo nguvuze ati banyakubahwa
barambwiye ngo bande ibwami havuye ijambo rivuga ngo muze mujye kwifarashi. Imodoka yireba bavuga ati kwifarashi. Moridekayi aramubwira ati ndabizi ko ifarashi y'umwami kuyijyaho ntabwo ari ibintu bya kenyege, bisaba ko mba nagiye muri salon de coiffure nkiyogoshesha. Mwibutse ko umuntu uri kuri porotaye kugira ngo abone umwanya wo kujya muri salon de coiffure i Remera biragorana. Niyibeshya agende se boss avuze soni, ibeshya ugende boss avuze soni, urebe ko mukanya data gucyura iwanyu Nyamasheke. Aramubwira ati gahunda no kubanza ngajya kwiyogoshesha. Icya kabiri ntago najya kwifarashi y'umwami ntakarabye none ngo nambare n'imyenda ye, biravuze ngo ndajyana muri douche. Muri uwo mwanya wose ugiye gutambukamo tugiye kuba ati muri uwo mwanya ugiye gutambukamo ugiye kuba utinze kuri iyi porotaye uyisunike. Wavuze ko bitakwemera ko nahava, none ahubwo ugiye kuba uhari urebe ko gutinda mu bugumba nawe byakubera. Wavuze ko nazabyara nawe buhagumye urebe. Wavuze ko nacuruza ngo nunguke nawe ugiye guhomba kugira ngo urebe abahombye ukuntu bamera. Aramubwira ngo butinze kuri iyo porotaye ubu yisunika nawe mbanze njye kwitegura mbone kujya kwifarashi y'umwami. Barokore mwanyikirije, haleluya. Moridekayi ngo arangije aragenda aritegura neza, ngo amaze kwitegura ngo barahindukiye araje. Hamani ngo ari kuri porotaye ngo atera ifarashi aho. Aramubwira ati ifarashi kuyizamuka sinabimenyereye. Ati nerura amateka yahindutse, nerura nzamure erere taja pito kilele shita yasika izaza ntabwo izaceceka. Ngo arangije ngo aramuzamura umuhungu amushyira ku ifarashi bayimukubiteho. Aramubwira ati ubu none ahangaha ni ngewe uri kuri vora. Ati rero ngewe ninjye ugiye kukuyobora. Aramubwira ati niturisejemo, iti tuturisejemo. Ati uza hano tugiye kugenda ubu ngubu tugiye kubanza duce muri gare yo mu mujyi. Nigizemo kubitirwa ndahasebera bitubutse kuri wowe, reka tuhanyure gake. Ngo bahageze aramubwira ngo ugiye kuririmbira ahangaha. Araririmba rotepa, araririmba tiririmba ko bazajya bagenza ubu mwami akunze kubaha. Abantu bareba hejuru bakabona Moridekayi hejuru, bareba hasi bakabona Hamani, bareba hejuru bakabona Imana ishobora byose, bareba hasi bakabona umuhungu byamucyanze. Bakavuga ati uyu nguyu ntabwo ari we. Bajyaga bagera hariya tukabona ngo bagize gukira. Ati none byagenze biti hejuru ishobora byose, ishobora byose, itanga urubyaro, itanga icyubahiro, itanga guheka, itanga akazi, itanga Moridekayi ati tugende. Atabu harenze bakamanuka tugende bagera Nyabugogo. Atahangaha ejo bundi bahoze bahavugira ko ni wacu n'ubundi nta kiza cyahava. Ati buhatinze bano bacuruzi bambone. Umuhungu ngo araririmba, birambwira ngo yararirimbye arangije ngo barataha. Ngo batashye ngo bagera ifarashi igomba kujya. Moridekayi aravuga ati ibintu by'iwacu bigenda gake. Aravuga ati ifarashi gisubiza wayikuye, iyi myenda gisubiza wayikuye, gahunda reka mbe nisubire kuri porotaye. Mwibuke ko Dawidi bamusukaho amavuta, Yesu abwira abakuru be yari yabona mera Dawidi ati mbasha reka mbe subiye mu ishyamba nzagaruka nje kubayobora. Moridekayi nawe aravuga ati rero ibi bintu reka mbe ndetse gakeya, reka mbe subiye kuri porotaye nawe usubize ifarashi y'abandi.
ngo arangije ngo Hamani ngo ahita ataha, niko birivuga. Ngo ageze mu rugo mu mamazi byagenze bite? Ati ntabwo uzi ibyambayeho, niriwe umujyi wose ndirimba. Uririmba se? Bagutoreye kuba umuhanzi? Ati naririmbye. Uririmbira iki se? Ati ka gahungu bita Moridekayi kicaraga ku irembo ibwami, niriwe ngatambagiza kari hejuru, njyewe ndi hasi. Ati byagenze ute? Umwami ahita amubwira, umugore ahita amubwira ngo niba watangiye gucogorera imbere y'Abayuda, egare no gupfa wagize ute? Ngo uwo mwanya bakiri kuvugana atarahumeka, ngo inkone y'umwami ngo ziba zirahageze. Zavuga tumva tugende, inyera igiye gutangira. Esiteri yateguye, ngo baragenda bageze mu nyera, ngo umwami asubiramo cya kibazo yabajije Esiteri. Aramubaza ati mwamikazi Esiteri sheri wanjye, I love you so much, urashaka iki? Nubwo wansaba umugabane w'igihugu cyanjye, njyewe umwami niteguye kuguhereza. N'ayandi mategeko nayo ndabyemerewe kuguhereza. Esiteri aramubwira ati mwami ikintu ngusaba ni ikintu kimwe, ndashaka yuko ukiza agahanga kanjye ugakiza n'akabene wacu, kuko twamaze kugugwa n'ibiguzi byatanzwe n'ikashi nawe bayiteyeho. Umwami ahita ahindukira arabaza ati uwo muntu wigiriye iyo nama yo kugirira nabi sheri wanjye ninde? Abantu bafite sheri wo hejuru hariya tumukomera amashyi. Tuwo muntu wigiriye iyo nama ninde wo kugirira nabi sheri wanjye? Esiteri ahita amubwira ati dore umugome wacu n'uyu mugabo bita Hamani. Ngo Hamani yumva umusatsi umuvuyeho, ngo barasimbutse imbere, reka nigere hano da, ngo yegera ngo apfukama imbere ya Esiteri, ngo bakoze ku bibero tangira kumukomanga. Naho ubwo Hamani uwo mwanya ngo Asuwerusi ngo mwanya ngo yari asohotse, ngo uburakari bumufashe, ngo ari kuzenguruka mu murima we yibaza ibintu bimubayeho, yibaza ukuntu yatanze icyubahiro, yibaza ukuntu yazamuye umuntu, yibaza ukuntu yakujisha umuntu, akaribu ari we ugiye kumugirira nabi. Uwo mwanya ngo ari mu murima, marayika ahita ahindukira ati wari gutindaho nuzi biri kubera mu nzu, ngo ahindukire aravuga ati none karabaye, none se shahu ugeze no ku rwego ugiye kumufatira aho ndora ibyaha bibaye bingahe? Bibaye bibiri. Uwo mwanya bakivugana gutyo habacomotse umuhungu ati mwami nta makuru ufite? Ati cyagiye twajyaga kuzana Hamani mu rugo, ati njyewe narebye mu gikari mpita mbona y'uruti rushinzeyo rwa mikono 50 ngo yateguriye Moridekayi. Bibaye bingahe? Gatatu. Rero kurwanyiriza muri gatatu no gupfa. Imana data, Imana umwana, Imana umwuka wera ntago wahagwanyiriza ngo bizaguhire. Never ntago bishoboka. Aramubwira ati rero niba ari uko byifashe, niba ndira ari uko imeze, tugiye gusenga Imana. Ati mufatire uyu muhungu mumuterure. Noneho aho yarashatse kujyana Moridekayi mumunjyanireyo, murangiza mumucomekeyo, ubundi yumva icyo kintu yaragiye gukora ukuntu kiri buze kumera. Ngo baramujyana bumanikayo, ngo uburakari bw'umwami bugira ute? Buracogora. Umva kandi kantu umunota umwe, ngo arangije Esiteri aravuga ati mwami ibyo turabyemera rwose ni na byiza, ariko dufite akabazo kamwe, kuduhereza ibya Hamani sigudu. Atari ko se ko igihugu cyose yagikwijijemo izandiko zo kurimbura Abayuda, biragenda bite? Aramubwira ngo ububasha bwa Hamani bwageze mu biganza byawe, wowe na Moridekayi nimugende mwandika izindi nzandiko zivuguruza
mwandika izandiko zivuguruza ko twavuze ko bitazemera none byemeye, twavuze ko atazashaka none turabona ikanzu bagiye kuyizana, bavuze ko batazabyara ati none turabona bamaze kugura imyenda y'urubyaro. Mwandika izandiko zivuguruza ibyo yavuze, mutereho ikashi y'ibwami, biraba birangiye. Abahungu bicara hasi barazandika, mwagutse tugasenga Imana munkure kuri aka gatute. Hagira ibintu bihinduka abantu babireba, kandi Imana ikunabarire by'umwihariko. Igera iwawe ku mugabo, igira ibintu ifata, igera iwawe mu bana, igira ibintu hindura, igera iwawe ku kazi, igira ibintu hindura. Abavuze ngo nibizemera, ndashimira Imana ko bigiye kwemera imbere y'amaso yabo, bigiye kwemera abantu bagira ute babireba. Dukomere Yesu amashyi, tumushimire aya mashyi, tuyakomere Imana, tubwire Imana ati Imana turagushimiye ko twongeye kugira ihumure ry'uko izandiko banditse hagiye kwandikwa izivuguruza ibyo banditse. Dufite undi mwigisha nyuma. Imana yahereza umugisha mu izina rya Yesu. Mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu.